Igitabo cy'umuhanuzi Hagayi ni kimwe mu bitabo bito by'ubuhanuzi, ariko ni icy'ingirakamaro cyane mu nkuru rusange ya Bibiliya y'Igiheburayo. Mu gihe cy'ibinyejana byinshi, abahanuzi b'Abaheburayo bashinjaga Abisirayeli ko bishe isezerano ryabo n'Imana kubwo gusenga ibigirwamana no kurenganya. Banababuriraga yuko Imana izabateza ubwami bukomeye bwa Babuloni kugira ngo bunyage Yerusalemu, busenye urusengero, banangaze abantu. Kandi ibyo byose byabaye mu mwaka wa 587 mbere ya Kristo. Ariko ibyo si by'inkuru isorezaho. Abahanuzi bizeraga nanone ko hakiri ibyiringiro, kandi ko umunsi umwe Imana izagarura abasigaye b'ubwoko bwayo barahindutse b'Abisiraheli kugira ngo babe muri Yerusalemu nshya, aho Imana izaba iri hagati muri bo. Iyo turebye muri Hagayi, dusanga hari mu mwaka wa 520 mbere ya Kristo, hafi imyaka 70 nyuma y'ubunyage. Kandi ubwami bwa Babuloni buherutse gusenyuka, kandi isi ikaba itegekwa n'Abaperesi. Bemerera Abisiraheli bose bari mu bunyage bashaka gusubira i Yerusalemu gutaha, hari hakiri amatongo. Nuko itsinda ry'abari barajyanywe mu bunyage baragaruka bayobowe n'umutambyi mukuru witwaga Yosuwa na Zerubabeli, umuragwa wo mu muryango wa Dawidi, maze batangira kubaka umurwa n'ubuzima bwabo. Ibuka inkuru yo mu gitabo cya Ezira umutwe wa 1 kugeza mu wa 6. Ubwo ibyiringiro byacu bikiyongera n'ahazaza hagasa n'aho ari heza cyane, ariko mu by'ukuri atari ko biri, byibuze dushingiye ku buryo Hagayi abibona. Iki gitabo kigizwe n'ibice 4 bikubiyemo incamake y'ubutumwa Hagayi yagejeje ku baturage b'i Yerusalemu mu gihe cy'amezi 4. Atangira ashinja abantu kudashyira iby'ingenzi mu mwanya ubikwiye. Yego, bagarutse i Yerusalemu, ariko igihe cyabo cyose n'umutungo wabo wose babishora mu kubaka amazu yabo y'ibitabashwa, mu gihe urusengero rwo rukiri amatongo kuva ubwo rwasenyewe mu myaka 70 ishize. Nuko Hagayi akabaza ati, ese koko amazu yanyu niyo y'agaciro kuruta ko mwumvira Imana? Hagayi aravuga ko bene uko kwirengagiza bingana no kugomera isezerano rya ba sekuruza, ari nacyo gituma igihugu kitarabasha kwera, ari nayo mpamvu batewe n'inzara n'amapfa. Kandi aha Hagayi arimo kwifashisha ibiri ku rutonde rw'imivumo iri mu isezerano riri mu gutegeka kwa 2. Amagambo akangura ya Hagayi yakurikiwe n'inkuru y'iby'uko abantu babyifashemo. Ibuka nanone inkuru yo muri Ezira umutwe wa 5. Tubwirwa ko Zerubabeli, Yosuwa hamwe n'abarokotse batewe umwete n'ubutumwa bwa Hagayi, maze bahera ko batangira gusana urusengero. Mu gice gikurikiraho, Hagayi arongera akabigarukaho nyuma y'ukwezi, maze akavuga ku bibazo bimwe na bimwe by'ibyari ibyiringiro by'abantu byayoyotse. Urusengero barimo basana, ubwiza bwarwo mu by'ukuri ntibwari bushamaje. Ntacyo buvuze ubigereranyije n'ubwiza bw'urusengero Salomo yubatse aha mu myaka nka 500 mbere y'ubwo, maze abantu bacika intege zo gusoza uwo mushinga. Nuko Hagayi yibutsa abantu amasezerano akomeye ya gihanuzi yerekeranye n'ubwami bw'Imana bwo mu gihe kizaza hamwe na y'uru rusengero. Yifashishije abahanuzi ba mbere, cyane cyane Yesaya na Mika, ku birebana na Yerusalemu nshya, kandi ko aho ariho Imana izacungurira isi yose, kandi ko aho ariho amahanga yose azateranira kugira uruhare mu bwami bw'Imana. Ibyo bikazatuma habaho igihe kirangwa n'amahoro. Urusengero rufite uruhare rw'ingenzi mu migambi y'Imana y'igihe kizaza. Ibyo bituma Hagayi ashishikariza abantu gukorana ibyiringiro, batitaye ku bibacogoza. Mu gice cya 3, nyuma y'amezi 2, Hagayi asubukura ahamagarira abantu kwitwararika isezerano, anashishikariza abatambyi bamwe na bamwe uko bagomba kwera mu migenzereze. Mwibuke ingingo zose z'ingenzi zikubiye mu gitabo cy'Abalewi. Avuga ko iyo umuntu akoze ku ntumbi maze bigatuma ahinduka uhumanye ku bijyanye n'imigenzo, cyangwa akaba ariho urupfu, hanyuma akagira ibyo akoraho, ibyo byo kurya biba bihumanye. Kuko abatambyi bazi igitabo cy'Abalewi baramusubiza bati, yego, biba bihumanye. Hanyuma Hagayi akabacira umugani. Avuga ko uko ariko bimeze no ku Bisirayeli kubera ibyo bajanditsemo amaboko yabo bagisana urusengero. Niba b'iki gihe baticishije bugufi, niba badahindukiye ngo bareke akarengane no kutagira icyo bitaho, nuko Hagayi ati, ikintu cyose bubakisha amaboko yabo, naho rwaba urusengero rushya, kizaba gihumanye nacyo. Icyo Hagayi abakangurira nuko kwihana by'ukuri no kwitwararika isezerano ari byo byonyine bizatuma umuhate wabo wo kubaka bageza ku kuza k'ubwami bw'Imana n'umugisha wayo. Bivuze rero ko ahazaza h'Abisiraheli hari mu maboko yabo. Imana itegereje ko abantu bayo baba bizerwa. Nuko rero amahitamo Hagayi ashyira imbere y'ikiragano cy'abari mu bunyage asa cyane n'icyo Mose yakanguriye abavukiye mu butayu mbere y'uko binjira mu gihugu. Kumvira kwabo kuzabahesha umugisha no guhirwa, mu gihe kutizera kuzabazanira kurimbuka. Iki gitabo gisozwa n'incamake ya Hagayi y'ibyo avuga ku by'ibyiringiro by'ubwami bw'Imana. Yerusalemu nshya azahagira kuba ihuriro ry'ubwami mpuzamahanga bwe bw'ikuzo, kandi ahereye aho azahangana n'ikibi cyaranze amahanga kandi agitsinde. Yibutsa abantu ibyo gutsindwa kw'ingabo za Farawo biri mu nkuru yo mu Kuva.
Aha niho Imana izasohoreza isezerano ryayo yagiranye na Dawidi, maze ishyireho umwami umukomokaho, kandi mu gihe cya Hagayi ryari rihagarariwe na Zerubabeli. Nuko igitabo kirangiriza ku mahitamo meza y'ahazaza heza hari bugufi. Ikibazo kikabaza ngo, mbese abo mu kiragano cya Hagayi bazakomeza kuba bizerwa ku Mana? Mbese bazibonera gusohozwa kw'ayo masezerano yose? Zerubabeli wese, mbese azakomeza kuba umwizerwa? Ese niwe uzahinduka Mesiya? Kugira ngo ubimenye, ugomba gukomeza gusoma ibitabo bibiri bya nyuma by'abahanuzi, ari byo Zekariya na Maraki. Ariko ushobora kubona uburyo iki gitabo gito kirimo ibihiga buri kiragano cy'abantu b'Imana mu buryo bukomeye. Ko amahitamo yacu ari ingirakamaro cyane, kandi ko kuganduka no kumvira kw'abantu b'Imana ari bumwe mu buryo Imana yahisemo ngo isohoze imigambi yayo mu isi. Bityo, uku kuri gutangaje kwagombye gushishikaza abantu b'Imana kwicisha bugufi no gukora mu gihe bategereje ubwami bwayo bugiye kuza. Ubwo ni bwo butumwa bw'igitabo cya Hagayi.